umunyama yavuze ko akomoje ku bafana ba APR batumira ngo bari muri gahunda yaguma mu rugo ariko hari akantu karimo gusirikira mbonye ndakabonye nikangamo ko nta makuru nari mfite umunyamakuru Muramira François Regis bakora kuri radio kuri X yitwa ngo umufana magazine aranditse muri iki gitondo aravuga ati APR FC ntizitabira Super Cup 2026 kubera kubangamirwa full stop. Ferwafa irisubiraho. Ikiganiro kirambuye ni kuri YouTube ya City Sports Official. Oya hari zandani amakuru nanjye igihari rero nikanzemo igihari cyiza kiba gihari umuntu no kutangira akabaza kubo bireba kandi nepafiteho zandani ariko uruhande rwa equipe ya APR birumvikana umuntu agashakisha nyine amakuru yizewe avuye ku buyobozi nyirizina bwa equipe nico nepafite zandani mbere yuko rero wenda twagera byinshi dutegereza ku buyobozi reka nanjye ngire wenda icyo numva natangariza abanyarwanda ku bihari mabereye koze neza ikipe ya APR ntabwo bishimiye iyi gahunda ya Super Coupe uburyo yakozwe cyangwa se yashyizweho mu buryo butandukanye. Reka tubanze duhere kuko ibi binaje APR mu byuke kwitishimiye uburyo n'igikombe cya championnat cyatanzwe ariko ubwo nepo ugikomeza n'ibihembo muri cyagiye kiganiro n'itangazamakuru cya BK Pro na Ferwafa uko nari impari ubwo na Boni Mugabe nawe yari mu bantu bari gutangira imirimo yabo yemishya muri Ferwafa yari yatangaje ko iyi foruma iri gutekerezwaho yo kongera ama equipe kuko muri cyagiye n'itangazamakuru bari barabitubwiye ntabwo ari ibintu bishya bari barivuze ko bashaka gukora foruma bakoresheje ijambo ngo gutekerezwaho icyo gihe ariko sezo reka rero none tuba mu bihembo nepo yaratujyanye neza nyine kandi ndikubwira ngo ntabwo ndikubwira mu bihembo ndikubwira ngo initially icyo kintu cyari cyarabanje kuvugwa ko bari kugitekerezaho muri ino sezo icya Super Cup iri muri foruma y'amakipe ane nyuma yaho bakaba bazanatekereza ko yarenga ane akagera mu 8 twakomeza ukomeza nkuko Ruvangara bivuze Boni avuye muri FIFA sibyo ni umuntu ugifite ibitekerezo bya projet za FIFA ase FIFA irakubwira ati iki sinda kigira 68 urumva FIFA irakubwira iti ariko icyo bita hydration break tugomba kwamamazamo ikakubwira ngo twari dufite target ya miliyari 111 tuzakura mu gikombe cy'isi ariko yararenze igikombe cy'isi twagikuyemo miliyari 115 z'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika none Boni aramanura Super Coupe y'amakipe ane ugataka noneho ubutaha hazayongera sibyo twari turi kuvuga kandi nyine ni kuvuga ngo ibyo mu byavuze ngo turi gutekereza ku makipe ane ariko twazayikoresha muri la saison ariko natekerezwa ko yazarenga ne akabagera no ubu ni business burarirwa irakubwira iti ibikombe byose bibera ku butaka bw'u Rwanda hanga bitegurwa na Ferwafa nge ndashyiramo amamiliyoni guhera kuri 200 none sugo ngubwo bizanarangira ubwo twitege nandi marushanwa rero uranyumvira ariko rero baye business dore ko yemeze kurane rw'ikipe ya APR ari n'ingingo nazo ushobora kumva ariko ubwo hagataho n'abantu muri APR nibaza no kutwumva baraza wenda kutwunganira batanga umucyo kuri icyo kintu kugira ngo tuve mu bintu bya speculation bisa nkaho biriho bivugwa hirya no hino APR ihagaze iyi mikino mugaragakoresheje ijambo ngo batubwiye ko biri gutekerezwa APR avuga ati twe ntitwigeze tubona abanyamuryango cyangwa se n'uruhande wenda runaka kerekane andi ma equipe yaratumijwe ngo babiganirizwe uko niko kuri guhari n'urwandiko bahawe babamenyesha babatumira babamenyesha irushanwa rizakinwa ntago babatumiye babasobanura foruma habe namba oya cyaba ari ikosa ariko ni babatumiye babasobanura imihindagurikire yuko foruma yahindutse nigeze bahamagara babatumiye ubundi niko bimeze ntibabatumiye urumva baravuga ati niba gahunda ihari habonetse umuterankunga w'iyo mikino abanyamuryango barahamagara bakabwira ko ibintu biri confirmed bikanaganirwa niba ari ibitekerezo bitangwa bigatangwa
bo babahaye leta bamenyesha ko imikino izakinwa muri iyo forume kandi noneho kuri iyo gahunda APR hafite imikino ya gicuti yategera kuko aravuga ngo bateguye Super Coupe n'ubundi bazahura na Rayon Sport niyo bari bazisanzwe no kuvuga ngo niba mbyumva neza ne Paul tugendane niba mubyumva neza tugendane APR yari yarateguye kuzakina Rayon Sport umukino wa Super Coupe mu kwitegura umukino wa Super Cup bo bategura izindi match bafite match bagomba gukina Gasogi Gicumbi bakagira na match bazakina na Etincelle i Rubavu mu rwego rw'iturufu ivuga ngo turi gutegura match ya Rayon Sport ya Super Cup yo kuri 30 yego bo kuri gahunda bari barapa hanyuma icyabatunguye ni iki icyabatunguye nuko izo match zashyizweho zigongana niyo gahunda yabo ariko nanone ntibigeze baganirizwa ngo bishyirwe mu banyamuryango nabo bwabo bahamagarwe batumirwe nk'abanyamuryango babwirwe ko iyo gahunda ihari banayisobanurirwe nta n'icyo byari kuba bitwara ariko urumva niyo bashyizeho wango ubahaye iyo gahunda ihise igongana bo ku giti cyabo na gahunda bapanze kaseye communication ibaho se ubwo wenda twaza kugerageza no kumva uruhande rwa Ferwafa Ruvuyanga kuko ushobora kubivuga gutyo bakavuga bati ariko natwe hari ukundi kuntu twabigenje tugomba kubalansa iyo nkuru kugira ngo twumve baravuga bati izi Super Coupe irebye ahandi uburyo zikorwa hari uburyo ibintu bishobora guhinduka ariko wenda bikagira umurongo buryo bari basanzwe bakina baravuga ati n'ahandi mu bihugu bimwe na bimwe Espagne birakorwa ariko bikagira umurongo wenda byahawe abantu babyumvikanye murabyibuka no muri Espagne yigeze kuza deba bigitangira bwo Real Madrid nayo ntiyabyumvaga ndabyibuka narariga kuyigurisha ahubwo ntibere ku butaka bwa Espagne urakoze cyane byabanje kuba ikibazo nawe ubwawe ikintu cya mbere ama equipe asa nkaho anashwanira usibye wenda no ku mpamvu zindi ziri sportif wenda abakinnyi kunanirwa bakabayepuiza kubera calendrier imikino myinshi n'iki byose ariko nanone buri impamvu nyamukuru nepo ni impamvu y'amafaranga iri financier kabisa kuko hari ahantu harimo amafaranga menshi kuko ushobora gusanga nko muri abanyamuryango simvuza APR gusa ushobora no gusanga n'abandi bose bazitabira ubegereye bakubwira bati amafaranga twumvishe Ferwafa yahawe nayo tubona bashobora kuzaduha turabona bitari kuvamo urumva ko niba bari kumva bavuga bati se uwo muterankunga mukuru ari we Burarirwa ashobora kuba yarakizamo miliyoni zirenga 200 ubundi muri forume imeze nk'uko nguko murabizi ko ari nicyo bita participation fee no ngo amafaranga bagwa kugira ngo witegure irushanwa hanini hano mu Rwanda kenshi nabonye atakunze kurenga miliyoni 2 abari imwe cyangwa ari ebyiri ariko ikipe ishobora kuvuga ati twebwe urebye gahunda twari dufite urebye aho dushaka gukorera camp yo kwitegura irushanwa prime byo tuzaha abakinyi n'iki byose wenda duheshana bikarangira mutumvikanye aho ngaho ariko biba bifite aho bivu bikagaruka kuri icyo kintu uvuga ibyo rero birahura rero n'ibyo wasobanuraga nepo biba byiza ibintu byacyaba ari ikibazo biba byiza ko urumva na mbere ko by'ibihembo nabyo abantu baravugaga bati ibintu byaje byitura hejuru y'abantu urabyibuka Ruvuyanga abantu batasobanuriwe rero byongeye bikagaruka haba harimo rwose akabazo gakomeye cyane muri iyo communication wowe icara uhamagara abanyamuryango none nta nubwo byari bigoye inama kipane burya ari benshi bagera muri bari guhamagara amakipane cyangwa bari guhamagara ayari gukina iryo rushanwa uretse gato bagomba guhamagara yose muri iyo foruma uri gutekereza ni impinduka ku marushanwa nuvuga ngo ugomba guhamagara abanyamuryango ugira ukabamenyesha abo uhamagaye bonyine kuko ari birushanwa rireba urukumva rugango forum irahindutse forum ihindutse mwakabaye muri ya nteko rusange isanzwe ya Ferwafa aho ngo mwarabwiye abanyamuryango babwira ngo dufite gahunda yuko tuzakina Super Coupe igizwe n'amakipe ane bakabiha umugisha bakabihereza umugisha ni bande babiha umugisha abanyamuryango ruvuga ngo mwe mugiye guhindura imi foruma y'irushanwa uburyo irushanwa ryari risanzwe rikina nuvuga ngo nta kipe runaka yahariwe kwita gukina Super Coupe bijyana nuko ikipe yitwaye nuvuga ngo mu banyamuryango buri munyamuryango wese rero
ashobora kuba yagira resulta zituma yazakina Super Coupe. erega Ruvuyanga baravuze bati ama equipe 8 ya mbere tuzayahemba kuva ku ikipe ya mbere muri shampiyona kugera ku ya 8 baricara barabisobanurira abanyamuryango bose bahari usibye n'impamvu y'amafaranga n'impamvu y'indi sportif yo kongera competition no kugira ngo ama equipe ashyiremo imbaraga ni ibintu byumvikana ku rwego rw'isi babibwira abanyamuryango bose baramaneka ati yes barabyemeye turabyemeye ko ubwo utazaza mu 8 nta kintu azabona so nuvuga ngo rero no guhindura forma ni byiza nuvuga ngo ni byiza ariko bibwira abo banyamuryango bamenye ngo niba muri no kwihindura turayiteganya ko izaba muri iki gihe kirunaka ariyo mpamvu twavuga kuri no Sekafa abantu baje baza kubera icyo amakipe akomeye atayizamo Sekafa nayo yazanaga amatariki kayazana amakipe yarafashe igihe azakirira pre-season nuvuga ngo rero niba iyo forma wayihinduye nta kibazo kirimo ari kibi ntabwo ari bibi kubera ko uko forume ihinduka aho isi iri kugana y'umupira w'amaguru nuko imikino ku makipe yiyongera kandi ashyirwamo n'amafaranga bwira abanyamuryango muri ya nteko rusange ya Ferwafa babwire ngo mu kwezi kwa 8 cyangwa igihe runaka turateganya ko foruma izahinduka turimo turanaganira n'umufatanyabikorwa nubwo tutaremezanya nawe ariko turashaka ko foruma izahinduka umunyamuryango akabimenya Mugaragu na Ruvuyanga na Nepo ibyo ngibyo turabivuga dukurikije nkuru twari tubonye ariko ntago tuzi uruhande rwa federation niyo mpamvu Ruvuyanga akomeza kugerageza kubaza Boni na secretariat muri Ferwafa baramutse bemeye kutuvugisha byaba ari byiza kugira ngo twumve uruhande tutaza kugwa mu mutego wo kuba rega nta mutego mbwira se nta mutego tugwamo kubera yuko ntabwo nge nkotinze umunyamakuru mbonye bameti nanjye kuyo nayo numvise bihita avuga ko raperi ariko ntabwo bisanga afite amakuru ya aperi dufite uruhande rwa federation n'urwa aperi ko ntabwo turufite yego nabo tuzamenye nuko ari amakuru twamenye umuntu atagomba kureka iyo nkuru tugomba kuyidevelopinga iyo tugomba kuyikurikirana iby'impande uruhande rwa aperi uruhande rwa Ferwafa reka mu biganiro byacu bitaha tuzabikurikirane urumva ariko ngiye nkotinze inkuru umunyamakuru yanditse Nepo nawe numva ayifiteho amakuru ubwo muri ibyo gusa wenda naringize n'Imana nzi ngo afande CDS nibyo aduhayeho umurongo ariko we sanze yanyendekiye mu gihe navuganaga na bikubwiye ariko mvuga nibwo baba twumva abayobozi nyamuneka baze kudufasha sanze yanyendekiye mu gihe twavuganaga na Wasiri nibwo mbibonye ariko samahana afande n'undi ntago kiganiro kirangira kambe ubutumwa bwe mbuvuge ati mwaramutse Ruvuyanga na bagenzi bawe ati nk'aba sportifu turifuriza iyo equipe insinzi cyane iyihe sorry nicyagiye Wasiri avugaga ubutumwa muto yatinze kubona ako wayimenye none bera nyimenya ubwo reka nangire ubutumwa bwa CDS ubwo wayimenye ati nk'aba sportif turifuriza iyo equipe insinzi cyane ko ariyo yasigayemo ihagarariye u Rwanda naho kuguma mu rugo ntibyari kubura kuko guheka equipe y'uwo muvugizi kabiri kose mu myaka 2 si ibintu byoroshye ubwo no ubutumwa bwa Fanda CDS chairman w'icyubahiro wa kabiri mu ikipe y'ingabo z'igihugu guheka iyo kipe mu myaka 2 kantu nararyoshye abantu muri digital bagakate rwose aho iyo kote kamuhereze bayikore mu buryo bwa kota ubwo guheka ikipe ubwo ni muri mu marushanwa ya CAF avuga afande bavuga yuko yatewe ibitugu imyaka nyine ngo guheka ni kwa nuvuga ngo watwaye ibikombe byose bituma umuntu novuga ukagendana n'indi ariko utaratwaye igikombe nibyo bita hanyuma uretse turebe gakeya rero ubutumwa bwa Fanda CDS none se ko ni makuru mukabyara mwe ava muri federation tubwira ko ngo amakipe yandikiwe ndetse akanamenyeshwa nuko kuganira kukabaho kwabayo kukuganira si uruse rwose iva muri federation ariko nibyo amakipe ariko azakina iryo rushanwa ngo byahabaye apana niriya baruwa gusa twabonye baruwa nkuko Nepa bivugaga iriya yose yagiye hanze Maxime mubaze uti abanyamuryango bose APR ariko twumva nawe regarita dusubiye APR Kiyovu Sport Rayon Sport Police FC abo banyamuryango barahamagajwe kuri Ferwafa buri kipe ihagarariwe
baraganira bagira uruhare mu guhinduka kwa forma ya Super Coupe ko nicyo twibazaga tutitaye kuri wenda email baba mubanditse, baroherejwe cyangwa amabaruwa ko Mugaragu yabyaguraga akavuga ngo byanakwiye wenda kujya muri assemblée wenda kitwa idasanzwe bakaganira oya yarabaye nyine bakabibwira icyo cyemezo ntabwo kiba kireba n'ayo makipe ane nibyo nakwiye bireba umunyamuryango wese n'umukandida wo kuba yakina Super Cup kuko ntabwo ari itegeko yuko AP na Rayon Sport arizo zihora zitwara shampiyona yego cyangwa Kiyovu cyangwa nundi yazamo byabaye iki kintu sinakimini abanyamuryango bakabemeye bizamuka bigamahirwe buri wese abanyamuryango rega urumva nese Ferwafa nuvuga ngo yo ishobora igiye guhindura foruma ariko ni foruma igiye guhindura cyo bita knockout format y'abanyamuryango abanyamuryango bashobora kuvuga ngo yes twazizeho igikumwe cyangwa ahubwo nimwe muretse bakaba bani kubwiganze rege baye kubwiganze icyo ni icyemezo gitorerwa hehe nuvuga ngo gitorwa iyi baruwa rero sinzi niba kuri baruwa mwararebye neza iriya baruwa yerekana iriya foruma na gahunda y'imikino urumva yagiye hanze tariki 30 urumva tariki 30 yego z'ukwezi kwa karindwi imikino ya mbere iri kuri 22 z'ukwezi kwa munani urumva byibuze harimo ibyumweru bitatu sibyo nimuza kwitegereza neza hasi ya kariya gatablo ka fixtures hari amagambo arengaho baravuga bati ikipe yanyu isabwe gutangira kwitegura inategura ibisabwa ati kandi ikanatangaza igatangira no kwitegura ishingiye kuri ingengabihe tubahaye full availability of your team in accordance with the above schedule ati igatangira gutegura gahunda zigiye zitandukanye ariko ubwo biraza guhura nta mikino gice tubavuga nepo igatangira kwitegura inshingiye kuri gahunda tubahaye bakongera bakavuga bati ni ubwo ibaruwa yo yanditse gutya urakonfaminga niba ibintu byemeye cyangwa se hari ikindi wifuza bagasoza bababwira bati ubwo muradukonfaminga niba ibaruwa yabagezeho cyangwa and advise cyangwa se n'inama yindi mwumva mwatugira urumva cyangwa n'imbogamizi mwaba muri kubonamo as soon as possible utwo tuntu iyo nota bene urumva iyo note bien kuri iyi baruwa ya federation iriho ubwo rero tariki 30 niba ari bw'ibaruwa yasohotse ubwo icyaba gisigaye kwaba ari ukumenya koko ama ekipe yabonye ibaruwa yagombaga kwitabira reaction yabaye nicyo twavugaga yego ibaruwa ikaba yavugaga ko Federation y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda numango ibuye yanditse ibaha ingengabihe igihe amarushanwa azatangirira Super Coupe ibabwira knockout format yo forma buryo knockout ama ekipe agomba gukina nyine avananamo kugeza tumenyeze igiye ku mukino wa nyuma tukamenya nitwaye igikombe ubwo shiro utwo tuntu ivuga yuko ayo ma ekipe yose urumva arandikiwe utabyishimiye utishimiye iyo forma utishimiye ingengabihe utishimiye gahunda yabitubwira as soon as possible no kuvuga ngo rero muri icyo gihe cyashyizweho nubwo wenda nta deadline tuzi ya federation ariko ubwo muri icyo gihe cyagize niba nta wakoze reaction nepo niba nta wagaragaje ko atabyishimiye cyangwa niki ubwo bivuze ko yabyemeye siko bimeze se so nuvuga ngo ibaruwa bo bayifashe nk'aho umuntu yabyemeye ibaruwa yari yandikiwe abayobozi b'aya makipe ane Ferwafa ivuga ko yishimiye gutumira ikipe mu irushanwa rya Ferwafa Super Cup 2026 rizahuza amakipe ane nuvuga ngo ibaruwa yaravugaga ngo invitation to participate in the Ferwafa Super Cup 2026 invitation nuvuga ngo kugutumira kwitabira irushanwa ariko byo nibyo navugaga ko 30 yose na bone nuvuga ngo nibyo ariko noneho reba munsi ya tableau reba munsi ya tableau ya fixtures urebe
ibintu yo nota none se ngo icyo kwibaza ino invitation ubundi iza ari uko abanje kumenyeshwa ko hari impinduka zabayeho uko nuvuga ngo ntabwo bagutumira mu irushanwa batarabanje kumenyesha ko hari impinduka zabaye. Ubutumire ni iki se? Oya ubutumire breva please confirm hasi nyine hari please confirm ariko niba ubu butumire wowe ubwemeye wumva ubwemeye utumenyesha as soon as possible birimo rero note bena urumva niba utabwemeye yewe invitation urantumira urumva hasi rwose ukanambwira uti niba wumva za press conference turabibona hano yo badutumiye n'ahandi hose bakakubwira bati please confirm kugira ngo nabo bazakore gahunda zabo bakuri nyine ibyo baba barapanze tumenye ngo azitabera abanyamakuru bangahe tumenye natwe muri logistique icyo bizadusaba uraconfirming ukavuga uti ni kwemeze ni communication niko bigenda akavuga nge nzaza cyangwa kubereye impamvu wenda ayo matariki bihuriranye n'akandi kagahunda nari mfite ntago nzaza urumva kubereye impamvu kayibasobanurira urumva aho ngaho ubaye umuntu w'inyangamugayo umuntu w'imfura nicyo invitation ivuze invitation ntago ari order ushobora kuvuga ngo nzitabira cyangwa se sinzitabira bitewe n'izi mpamvu ariko icyo mvuga impinduka za forma kuzibona kuri invitation y'irushanwa zo utarabanje kuzibwira ariko hasi biriho sobanuza nyine ni kubira nyine urasobanuza ariko icyo mvuga kuki nyine hambere hatabanje kubaho cyo kubira ngo forma ya Super Cup yarahindutse nyine aba bibe form informe kuba muryango we babizi noneho abazitabira babone ino invitation ariko arabanje kuba nuvuga ngo ubonye impinduka za foruma uziboneye muri invitation karabisobye ubwo karabacitse ariko ntacyo aracyari ibyumweru bitatu babiganiraho aracyari ibyiringiro babiganiraho barabiganira aricyo cyiza gihari ariko aperi nabisubiyemo ntabwo turumva uruhande rwa aperi urumva ni nayo mpamvu nirinze ko twajya muri Ferwafa ariko ngende ujya inama nkurikije bitukiri kuvugaho mu gihe tukiri gukora follow up twebwe dutanze amakuru ariko ngenge inama nuko aperi aryitabira kuko urumva nibyo nepa yavugaga urumva bimwe mu bintu aperi yanenzwe byari kudakina imikino ya gicuti n'ama equipe akomeye kandi nyamara byarashobokaga kubera no gukina n'intare rero ikaza kwibeshya ko wenda yabifite abakinyi bakomeye ariko yaza gutsindwa na goal ibitego bingana kuriya abantu akavuga bati nyamara dushobora kuba twaribeshye ku ikipe bakavuga bati twakoze amakosa yo kujya muri iyi mikino tarabaje no gukina n'andi ma equipe akomeye nkuko Mukeba yabikoze nkuko Rayon Sport yabikoze ubwo rero mu rwego rwo gukomeza kwitegura muri Sekafa nibishobotse ivuyemo ariko mu rwego rwo gukomeza kwitegura na champion ndetse na Champions League tombori zaba kuwa kane twongera kubutsa ko tombori zaba kuwa kane aperi byari byiza batangira gutekereza ku ma equipe ashobora kuzakina urutubwiye Tenseri na Gicumbi na Gasogi bagakinira Igicumbi hari hanavuzwe na Azamu nayo kuko Azamu mu mikino iteganya yarahageze yateganyaga imikino irimo na polisi na zaperi bishoboka barabitekereza ubwo rero urumva iyo mikino yose nimba wenda byahurirana niyo ngenga bihe ya Super Cup bikanga ishobora wasiri waramutse Koporo umeze neza na amahoro ndamahoro cyane uyu munsi ni umunsi w'iminota 90 tukamenya niba ibihumbi 20 by'idolari cyangwa 30 by'idolari uzabyegukana kuko uzaba ugiye gukina finali ese abareyo uyu munsi muwiteguye mute muri rusange ku rwego rw'abafana no ku rwego rwa equipe cyane cyane yuko muri Sekafa Kagame Cup 2026 nabonye mudasigana urakoze cyane ngira ngo ikipe ya Rayon Sport iheruka kugira umukino wa nyuma mu 1998 ari nacyo gikombe ikipe ya Rayon Sport iheruka gutwara hanyuma kimwe cya kabiri twaherukaga mu myaka 12 ishize muri February 2013-2014 so ikipe ya Rayon Sport rero ntekereza ko ibi bidasanzwe cyane kuko nyuma y'imyaka ikabakaba hafi 12 twongeye kugera muri kimwe cya kabiri duherukamo twaratsindiwe nyuma y'iyo myaka rero 12 tugeze muri kimwe cya kabiri tugiye kongera guhura n'ikipe yo muri Sudani
ntekereza ko rero ni ibihe bidasanzwe cyane ikipe ya Rayon Sport bitegura kongera gukora amateka yo kugera ku mukino wa nyuma, kuko iyo turi ku mukino wa nyuma ho ntacyo kubaza inshuro imwe twahageze ikipe ya Rayon Sport atwaye igikombe. Umwuka ni mwiza rero, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport biteguye kuza kuba nyuma y'ikipe ya Rayon Sport. Igisigaye ni iminota 90 y'amateka itari buze gukinwa n'abakinnyi gusa, ahubwo iri buze gukinwa n'abakinnyi, abatoza ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Ubundi tubyita ko ari ubutatu butagatifu bwose bwa Rayon Sport buraza kuba buri ku kibuga kugira ngo turebe ko twakongera kwandika amateka, kandi biri likely biri no ku kigero kinini cyane cyo ikipe ya Rayon Sport igiye kongera gukora amateka yo kugera ku mukino wa nyuma. Jamusi ni ikipe mwakinnye muri friendly game cyangwa se umukino wa gishuti muri camp Gicumbi. Ni ikipe mubona ishobora gutanga challenge bijyanye nuko mwayibonye mukina nkawe n'undi wari uhari. Ni ikipe ubona nyine yagora abakunzi ba Rayon Sport, yagora Rayon Sport kugira ngo nimukine umukino wa nyuma? Ni ikipe nziza kuko muri iyo mikino yose turimo turaba ikipe ya Rayon Sport imaze gukina niyo kipe yashoboye gutera mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport tubyibikiranye. Rayon Sport yatsinze Gor Mahia 2-0, Rayon Sport yatsinze KVZ 2-0, Rayon Sport yatsinze igitego 1-0, Rayon Sport yatsinze Al Hilal igitego 1-0, ariko yatsinze ikipe ya Jamus ibitego 4-3. ngira ngo umunsi wa mbere nza muri kugiza Radio Rwanda turimo turavuga ku bijyanye na Sekafa, nabwiye ko niba ari ikipe y'inzibaganye iri muri iri rushanwa mu ikipe yitwa Jamus. Ariko none nkagaruka kuri statement nahaye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe yose iri kuri ubu butaka bw'isi ya Nyagasani ibikomeye iyo itarakina n'ikipe ya Rayon Sport. Ibe zana na Paris Saint-Germain yatwaye Champions League, irabikomeye ku rupapuro mbere yo guhura n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko ugikandagira ku kibuga ugiye gukina n'ikipe ya Rayon Sport, ubukomere bwawe busigara inyuma, ugasiga biri ikipe igomba guhangana n'ikipe ya Rayon Sport kandi bikarangira Rayon Sport ibonye umusaruro. Niyo mpamvu rero ni ikipe nziza tudakwiye kurenza ingohe, kuko mu makipe yose turimo turavuga niyo kipe yashoboye gutera mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Ariko ntabwo twitaye kuri how strong you are, ntabwo twitaye kuri how good you are. Iyo ugeze imbere y'ikipe ya Rayon Sport ni itegeko ugomba guhinduka ikipe yoroshye kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ikomeze inzira yayo. Ni ikipe nziza, ariko kuri uyu mugoroba imvura iraza kuba itandukanye cyane, iraza kuba ari ikipe yoroshye imbere ya Rayon Sport. Ubutumwa bugendera abafana abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange, abafana ba Rayon Sport n'abandi badafana Rayon Sport ariko nyine bifuza gushyigikira Rayon Sport kugira ngo igere ku mukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup na wasiri n'ubuhe kuri uyu mugoroba saa moya? Ubutumwa bwa mbere, hari abari muri gahunda ya guma mu rugo bashyizwemo n'ikipe yo muri Kenya yitwa Gor. Iyo guma mu rugo rero ntabwo ari itegeko, wahava nta kibazo, kuko guma mu rugo ntabwo gutegeka kuhaguma nyine. Yava mu rugo mukaza mukunga abandi nta kibazo. Hanyuma nkabwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ngo iyi niyo ikipe mwifuzaga, nta n'impamvu yuko ishobora gukina uri mu rugo. Ubu uri mu rugo ufite imirimo myinshi, kore ku buryo saa 10 iraza kuba yarangiye, ku buryo saa 9 uri buze kuba uri muri stade utaragura itike. Iryo ryaba ari ikosa ridasanzwe, kuko stade turi buze gukinamo ni stade ntoya cyane itakwirwamo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru. Aka kanya turi kuvugana rero, ubishoboye wese nibarwane n'amatike asigaye muri systeme kugira ngo bagura itike hakiri kare, kuko ngiye sinshyigikira umuntu uvuga ngo ndaza kuba nyigura ngeze ku muryango. Ntabwo bikunda ko ushobora kugeza kuri icyo gihe cyo ku muryango nyine amatike agiye. Hari uburyo ari ikintu kitari cyiza nabonye, usanga abantu bakoze umurongo munini cyane, ariko ugasanga umurongo munini cyane nturimo uragenda kubera ko ku kigero cya 40% y'abantu bahagaze kuri uwo murongo bose bategereje kugura amatike. Ugasanga umuntu aracyari kurwana na systeme kandi atangiye kurwana nayo ari ko ahagaze ku murongo. Abantu nibagura amatike hakiri kare, that's one. Icya kabiri, abantu bagire no kuri stade hakiri kare, kuko hari match ebyiri uyu munsi. Hari match ya Gor Mahia n'ikipe ya Al Hilal. Iyi ni match nziza cyane yo kureba ko izindi kipe zose zatwaye ibikombe mu bihugu byabo. Haba Al Hilal yatwaye igikombe cya Onier hano ndetse no mu gihugu cya Sudan, hanyuma ugakira ikipe ya Gor Mahia nayo yatwaye igikombe cya shampiyona mu gihugu cya Kenya. Ni match nziza y'abashampiyona, ni match ya Champions League ubundi je mbere. Abantu baze bareba iyo match, wagera muri stade saa 10 wareba iyo match, wagera muri stade saa 9 wareba iyo match, hanyuma ukaza no gukurikiza match ya Rayon Sport. Ikiza gihari nuko itike uri buze kugura
niribuze kuguha amahirwe yo kureba izi match zombi. Kanda akanyenyeri rero 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego, hanyuma ubundi biraza kuguha amahirwe kuba wareba uyu mukino, cyane ko uyu munsi turafite special performance y'igisumizi gikuru Riderman Riderzo. Uyu munsi araza kuririmba abakunzi b'umupira w'amaguru. Sawa cyane, ndumva biruza kuba bishyushye. N'abakunzi b'umuziki. Abakunzi b'umuziki bahagera. Bose abantu bose bakwiye kuza kuri stade kugira ngo tuze kwenjoyinga ibirori by'umupira, cyane ko ahangaho nta biro byo kuvuga ngo umuntu araza kunganya n'undi oya. Ni munganya hari penalty ziza kubakiranura kugira ngo tubone abajya ku mukino wa nyuma. Urumva rero ko uyu munsi it's win or lose, uratsinda cyangwa utsindwe, nta kunganya kuri buze kuzamo. Wasiri amafaranga rero umuntu ari buze kwishyura, urumva ko arabuze ko afite agaciro kandi baze kwishyura baze banishima. Wasiri sinzi ntabwo ndimo kukureba ariko se urahagaze uricaye. Halo? Ndahagaze. Nanjye kubaza ku mukinnyi bita Issa Jigwiba. Ariko ngo kirazira kuvuga umuntu yicaye. Ariko Wasiri nagira ngo mubaze jewe nabonye nyine ava mu kibuga asa nk'ufite ikibazo, nagira ngo mukubazeho nyine ugira icyo tubwira kuri Jigwiba. Nubwo nyine nagira ngo numve position urimo kwanza. urumva ko na Ruvuyanga gahunda yarayimenye neza. Sigaye mbyubahiriza Rwose urumva ko ari mu ngamba. Sigaye mbyubahiriza rwose Wasiri pe. Kiza nuko mumbajejeho nanjye magaze. Issa Jigwiba ndetse n'abandi bakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sport, ndahumuriza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko nta mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport ufite ikibazo cy'imvune uwo ari we wese. 11 bagororotse, abatanga support bavuye ku ntebe y'abasimbura kuva kuri Eritatu, Issa Jigwiba, Kameni, Jingale, Muderi, Dande, Shuplau, Kabange, Ganijuru, nta mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport n'umwe ufite ikibazo. Igisigaye ni 11 beza umutoza ari buze guhitamo kugira ngo saa moya baze gutanga ikuzo kuri Rayon Sport ndetse no ku mupira w'amaguru w'u Rwanda. Urakoze cyane rero, ubwo duhure saa moya turebe ukuntu biza kuba byifashe. Ariko ngo keneye wogeza match ya Rayon. Urankumbuye? Ndagukeneye ijwi ryawe, igitego cyawe nabonye kijyamo kacyogeza neza cyane, abantu bari kubikunda. Naxera bikora neza. Oya, sinkora muri gahunda za Radio y'u Rwanda, ariko kubona igitego cyari uri mu bafana rwose simbikunda. Hari amavidewo nabonye uri mu bafana. Wogeza ukomeye abagomba kogeza match ikomeye. Uzi gahunda ihari ukuntu imeze? Ni finali. Kuri finali nitege cyane. Banza ugerayo ubundi kuri finali ugiterura. Ibyo bizabiryoshye. Kuri iriya tentire yanjye nzaba nashyizemo. Cyane. Yewe ndindi ibintu bya demi finali wenjyana finali. Babona hasa moya abantu. Urakoze cyane Wasiri. Urakoze cyane rero, umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport ni Uwizeyimana Sylvestre aka Wasiri. Yavuga ko wena Rayon Sport yisubiraho, ariko munyemerere tuvuge kuri iki kintu mbonye ndakoti